Idrissa Kuyate ni umuzamu mwiza ngiye ko namubonye afite taye nziza uburyo ahagarika aba defense uburyo baganira uburyo agabanya iyo pressure kuko muhanga mu gice cya mbere yanyuza kamika bataka ariko nyine ukabona aragenda bagarura mu mukino. Idrissa Kuyate nta kibazo rwose atwaye ubwo ikizabaho no kugenda bazamura urwego rwe. Ubwo ndi kuvuga ku bakinyi bashya cyane cyane. Hanyuma Emery Bayisenge impeccable kabisa. Emery Bayisenge agomba kujya banzamo narushama Chris n'undi mu defenseur wundi wende giye wisubyanye yabaje byakunze ariko Emery ubona ko ari mu defenseur basinyishije wari ukenewe cyane cyane ko na Kabanga ari hejuru cyane Kabanga ameze neza Banga nawe ameze neza yakina ariko ubwo byaterwa wenda ni squad player urebye atitaye ku by'amazina Kabange bose bari hejuru hanyuma Emery amuri hejuru undi mukinyi kabisa simushye ariko no mukinyi umuhanga cyane Cindy Porges sha pe uyu mwana agomba kujya banzamo ubwo binajyanye na meforme za Prince Musore ariko umurozi Prince Musore yarasanzwe aravuga meforme umurozi afite forme ntago ari ku rwego kufunga meforme rwose no ugiri gukina we ku ruhande biragusaba ufunge neza umuntu uri ku rwego rwa Rayon Sport reka tubivuge gutyo kuko ni umukinyi waguzwa shidikanywaho ariko abayobozi baranga barababeshya baranga baramugura ariko ubu bari kwicuza nyene naganiriye nabo si ibintu numvishe abantu bavuga ni ibintu niganiriye n'abayobozi cyane bamutanze amafaranga bavuga ati niba ari ikintu turogereta n'amafaranga twatanze kuri umukinyi simuzi ntacyo dupfa ariko ari hasi ari hasi kufunga kutanga kuwakira no ibintu byose mu gice cya mbere nta cross zirenga 3 yateye zirenga 3 niba urumva ntago ari ugusebanya niba urumva rigana arabizi hari umenyi bw'ibanze hari basics z'umupira urumva niba gwaye baro control pass ibyo bintu niba utabizi umuntu ajye kukurema mibi ubwo rero batabonye undi mukinyi wakina Cindy Porges yajyakina kandi yakina neza wenda nuko ari umwana na experience ariko ni umukinyi umuhanga undi mukinyi wa convince mu by'ukuri abantu batigeze banagira umwanya wo kureba n'uyu Karamako azumupira nawe niwe wamwizanisha uramukunda oya ntabwo yibera abesha Karamako azumupira ntabwo abesha Karamako nubwo byatangiye vuga ngo umukinnyi w'umutoza ariko birahurizwaho rwose ko agomba gusinya abantu bashatse bamubara muri reyo y'umwaka utaha abakwiriye gusinya Karamako akwiye gusinya Karamako icyiza ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo wenda ku kirenge ni ibindi bihambaye wenda tushe ariko abaswahili bagira ijambo ryiza bavuga nimero 6 bavuga ngo ni kiungo wa kukaba ni mkabaji urimo urabyumva ni umuntu ushinzwe nyine kwambura gufighting agashako ntabwo ujya mu kinyarwanda ahantu akajambo bajya batira ngo yamukabye nuko ni wa muntu ukuye nyine kujya muri duel nawe barakayikwaka ibyo bikora neza wenda ibyo gukina n'ibindi azafite ba Bedi tuza kugaruka gatoya iruhande rwe ntacyo bitwaye so n'umukinyi wasinya undi mukinyi wasinya ni Ndong Menge Chancellor ikintu cyonyine gishaka kumugora no buryo akinishwamo muri ibingibi bamukirisha kuri attack nyine kubera ko n'umukirisha gukina karindwi cyangwa se nimero 10 urumva kumushyira hariya ariko icyo nabonye Chancellor ni umukinnyi udakina kwiyereka abafana ni umukinnyi ubizi kaza umupira nawe ubwe urumva ukina ibintu byoroshye simple funga agapira neza gatanga neza ashaka gutera mu izamu anafite taye kabisa ni umukinnyi w'imbaraga umukinnyi wa Anta abantu bambwiye ko ari umukinnyi mwiza ariko hari ibibazo birafite ikibazo cya mbere reka mwereke ukuntu tubijyanamo uvuga ngo Regan urashaka kuvuga ku muntu bita Yusudian uragira icyo muvugaho Rugaje aravuga kuri Kamara Hakimu kuri Ndonge nande Kamara nta kintu giye muvuga ahubwo Ndonge Menge Chancellor Ndonge na Yusudian ahubwo umwanya udashira turi mu kubitanga reka tubivuge na n'uyu musore wasinye mu Burundi Abedi nta kibazo twagiye Ndonge we ni utubazo tubiri duhari coach Afahamia arashaka guha umwanya Mohamed Cheri cyane kandi bahuje umwanya kuko bose bagomba gukina muri mediane kuko muri 3-5-2 bariya bose nta numwe uri bukine nka rutahizamu ibyo arabizi ko bagiye kugura rutahizamu Yves Habimana ugomba kuva muri Rutsiro akatakana na Shadrack Bingibero ibyo birazwi ibyo birasirinze baranarangizanye urebye baramutangaza anytime kuri miliyoni 10 agomba kuva muri Rutsiro niba rero akeneye kubona umwanya muri mediane wibuke ko afitemo Karamoko na Barishari barwanira 6 na bantarindwa Abeda agomba gukina 8 byanze bikunze Abeda agomba ko harimo
Abedi Bigirimana bivuga ko hasigaye nimero 10 rero uyu mwana wa Anta witwa Chancellor ngo arimo aramwima umwanya no kutemeza ibintu bye kugira ngo awereze wa mwarabu yizaniye Cherry kandi iki kintu barimo barakivuga cyane kuri Lofty atitondere ntago ari cyiza Lotfi cyo kubanga abantu nazanye ndashaka kubashyira mu kibuga uko yumva bishaka akarimita ubushobozi bw'abandi ko no gushyira Richard mu ikipe ya kabiri abantu niba byemera Aimable ntago arusha Richard ntabwo amurusha tujye tureka kubeshya so afite ikintu rero cyo gushyira ku ibere cyane wibuka n'ikibazo yagiranye n'abayobozi ba Rayon avuga ngo umwungiriza nshaka n'uwanjye bakamwese ntafite dokima kubera icyo ushaka kuzana umuntu udafite dokima kurinda bamuzaniyeho Feruzi na wa undi baramugumana you see ntago ari keza ku kantu muri coaching umutoza ikintu cya mbere bavuga ugomba gutanga ni justice n'ubutabera shyira abantu mu kibuga bakora imyitozo abo waguze n'abo utaguze abo wasanze n'abo utahasanze urushundi ajya mu kibuga ibindi byo kuvuga ngo uyu ndamuzi ngo naramu ibyo ntago yaho muri equipe hanyuma icya kabiri bari kugira ubwoba abanyamahanga bari benshi niba babenshi niba coach atari kumuprefera wavugaga bakaramuko turabasinyisha twasinyishije ba Bedi dufite barshari n'abanyamahanga dufite abo bayisudiyanye n'abanyamahanga dufite bafone nganye bazaza n'abanyamahanga dufite abanyamahanga turagira abanyamahanga bangahe nakikika n'abamusoro bavugaga byananiye abo banyamahanga bari kwibaza ikosa rya mbere abanyamahanga bakagenda shaka abazamu b'abanyamahanga buri yufashe umuzamu w'umunyamahanga bakuriye umwanya abakinnyi b'imbere kandi ari bukene ubwo twamuvaho tukajya kuri Sudiyanye undi muntu wenda dusorezaho uzi umupira nubwo atarasinya ariko Tony Kitoga yakinnye iminota abantu bose bavuze ati iminota 16 ikibazo cye numvikana nawe ibyangombwa ngo ni ibibazo ariko ikintu bita kumvikana n'abatoza babonanye n'abantu bo muri Bukavu Dawa byarakemutse igisigaye no kubona passport ye gusa akora kuri working permit y'u Rwanda ariko nakubwiza ko n'impunzi nta kibazo azaba n'umukino wa gatatu Rayon Sports yishije muzima Tony Kitoga ni muzima rwose umutoza ko ari kugaye iminota mike kandi kawuzi zima batagashira urumva nyine n'ibyo bibazo bya bace ejo kana Serena yabongaho gato kari karakaye cyane yashatse kugashyiramo karanabyanga kari gashakaga umwana muri tiza baci erega abakinnyi babaziranye ngiye nkoze ibintu muri tize ni byiza ndi guca ibintu fire natayemo buri kanya uramereza baro nkajugunya amasi ukama iminota 16 gute kandi ari friendly niba ari kuri Muhanga se bwo kuri apero za mbibiri ese urumva bishoboka ari nka action yakoze Tony Kitoga urabona zino baro zigaruka zivuye ku muzamu bate nka kona mediateur agaze neza imbere ya box abantu benshi barahubuka bakajya gutera gura ipipira aragafunga mose kagiye gutera anyiriza agapira ku ruhande rw'epfo iburyo nahise amwana uyu mwana azi umupira ubwo nasinyaza bari umukinnyi muzima ubwo Zandani wamenye kuri Sudiyanye dufite iminota Zandani za Sudiyanye rero namenye ko umu aja we bari wamuzanye ari mu aja wa Omar Nyingi hari abandi bakinnyi yashatse guhora Rayon Sport muri Mercato Rayon irabyanga abo bakinnyi ntiyabafata umu aja we bisa naho bitamushimishije kuko yumvaga agiye kujya korana na Rayon Sport yarabanje no kubabazwa n'uburyo n'amasezerano ya Omar Nyingi bayasheshe yumva ntabyishimiye asa naho rero asa n'ubwira Sudiyanye tuburetse kujya hariya tubaye tureko twabona indi kipe dusesa amasezerano nabo mujyana handi dushaka akazi gashya ubwo rero ni ibyo ngibyo bigihari kuko ubundi akaba yaraje precision imaze iminsi nkuzuza byanye akaba yahari tujya kuri apel icyo avuga nicyo iranga ko yagira umuaja umwe urundamo abakinnyi benshi icyo gihe bagumutse barakugumukana bose ifite nk'abakinnyi batanu b'umuntu umwe abasa naho uyobora equipe iyo influencer rero ntishaka ku muntu sasa rero nibo baramwangiye kuzana abandi yari afite ukwezi kwa Sudiyanye bataramuhemba abana musigaye icya cya Rokritoma bataramu ubwo urumva ugiye ko barazagera nko muri miliyoni 3 n'ibindi ahita avuga ati noneho kugira ngo umukinnyi wanjye aze muhanze mu muhibye ibyo mu mugomo mu buryo bw'amafaranga so rero cyari kwisuganya ifite za Rayon Day n'ibindi ntiri guspendinga cyane iragira ngo ibya Rayon nibirangira Rayon Day wenda bazahita amwereza amafaranga nawaze ariko Rayon yamwandikiye kwa gatanu bari uyimubwira ko ngaho rero byinshi mwabyumviye byavuga mu kipe yanyu mukunda muri benshi Rayon Sport hakomeje guca impaka ku buryo bumwe cyangwa ubundi cyane tumaze kubutsa kwanda subscribe tubana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza cyane ndizera ko abafana ba Rayon Sport basobanukiwe ndetse byinshi banabyiboneye ukuntu Rayon Sport kugenda icimaka aho yakubise Muhanga ibitego 4-0 ihanye ku buryo bukomeye cyane muze kwanda subscribe kugira ngo ari kumwe ni Isayi nkomeza kwifuriza Imana nawe gutaha ciao